Haleluya. Dusoma ijambo ry'Imana mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma. Turasoma ibice 12 umurongo wa 2. Turaja kongera gusoma n'ibice 7 umurongo wa 21 tugeze ku 25. Abaroma ibice 12 umurongo wa 2. Niba mwahabonye dusomye mu izina rya Yesu. Kandi ntimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. 7 umurongo wa 21 n'uwa tugeze ku 25. Nuko rero mbona yuko amategeko anyifuriza gukora ibyiza, nyamara ibibi bikaba ari byo bintanga imbere. Nishimira amategeko y'Imana mu mutima wanjye, ariko mbona irindi tegeko ryo mu ngingo zanje rirwanya itegeko ry'ibyaha ryo mu ngingo zanjye. Yemwe mbonye ishyano, ninde wankiza uyu mubiri untera urupfu? 25. Imana ishimwe kuko izayinkiza ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Haleluya. Ndanezerewe cyane muri uyu mugoroba kubana namwe no kuba hano hantu iwanyu, hano hantu mwubakiye izina ry'Uwiteka Imana. Imana ishimwe. Nagezeho ntekereza aho nari nicaye hariya, mbona n'amasaha yanagiye, usibye ko mwebwe mwayatanze kandi rero mukaba mwizera aho biri bugarukire. Ariko reka mbabwire ngo twebwe abo muhaye mubona hano, amasaha nayo yarenze imibiri irushaho kubimenye ntegege, ariko turashima Imana. Nari mbabwiye ngo icyambere nshima w'Imana ni ukubana namwe muri iyi nzu mwubakiye izina ry'Uwiteka. Twaherukanye namwe mukiririya hirya, nyuma kandi nageze hano ari ku cyumweru, hari ahantu nari mbaye njya, ariko numva ko ngomba gusengera hano. Ndaza mbana namwe umwanya mutoya, hanyuma yabwo nkomeza urugendo rwanjye. Ariko numva mfite umwenda wo kuzaza ngahagarara hano ngashima Imana kubera iki gikorwa Imana yabakoresheje. Imana ishimwe. Ndetse mu gitondo nabitekerejeho cyane, ntekereza hejuru y'iyi nzu mwubaka izina ry'Uwiteka, amaze numva umutima wanje urambajije ngo ese urababwira iki? Ariko numva umutima urongeye uransubiza, urambwira ngo unibutsa iyo mwavuye niyo natwe twavuye, unibutsa agakiza mwabwirijwe n'abakababwirije. Nibuka yuko bamwe batakiriho kandi bamwe baragiye. Nibuka yuko muraje kunihanganira byenda mvuga ko kantu. Nibuka yuko muri aba pasiteri none ariko bafite aho bavuye, kandi aba pasiteri banyu bari barabakoreye ibyiza. Abaze ndavuga ngo mu izina ry'abo ba pasiteri ari abariho ari n'abatakiriho, ariko babazi bakanamenya n'uyu murimo w'Imana mwakoze, ndavuga ngo mu izina ry'abo bose ndazamura ikiganza cyanjye mbahesha umugisha. Haleluya. Ntabwo ari umuhango,
ariko ndakizamura mfite kwizera kandi nabivuze ngo mu izina ryabo ba pasiteri ari abariho n'abatakiriho. Mu izina ryabo mbabwire ngo mwarakoze, uhereye ku wakoze bike n'uwakoze byinshi. Imana idakiranirwa, itibagirwa ibyo mwakoze, iyo Mana ifite ikiganza kirambuye. Haleluya. Ukuboko kwanje ni kugufi, tigushobora kugera ku muntu uwo ari we wese, ariko mwibuke ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ariko kw'Imana ko ngo ntabwo kwabaye kugufi, nta nubwo kunanirwa kugeraho gushaka, nta mipaka iriho yimiriye ukuboko kw'Imana. Kubera iyo mpamvu ndabwiye ngo Uwiteka Imana idakiranirwa ibaho umugisha. Amen. Icyo cyari icya mbere. Icya kabiri, ndabashimira kuko mwandumiye ngo nongere nzembe hano iwanyu kandi twongere tuganire ijambo ry'Imana. Imana ibampera umugisha. Sinarinzi ko ndi buhasange Mama Dometira hariye. Nije mu rusengero bahaye baririmba hano, kaza mbona umukecuru ushaje cyane uhaye ubyina, nibaza uwo ari we, ariko nyuma numva avuze izina rya Mahombi, bituma mumenya kandi mbona ko abayewe. Ibyo nabyo ndabishimira Imana. Hari utuntu tubiri muvugaho gusa, hanyuma yabwo dukomeze tuganire ijambo ry'Imana. Akantu ka mbere muvugaho nakangaka, baza bwa mbere ibukavu kuza kubwiriza ijambo ry'Imana. Jewe nariyo ndi mu ishuri rya Bibiliya, mfite n'amagambo menshi mu mutwe, ubundi kandi nkiri na mutoya mfite n'imbaraga. Ndaza nari ngiye ku mupasiteri umwe witwaga Mujogo, ubu yararuhutse muri Paradizo. Amaze ngo nshiki wiwe nari ngiye kumutira igitabo, ubwo nari ntangiye kwigisha ishuri rya Bibiliya, ngiye kumutira igitabo gisobanura igitabo cy'itangiriro. Noneho ngo mpashike, arambwira ati nyamara hano hari abantu biwanyu, ati kandi ntibazi Igiswahili, ati kandi baraje kwigisha nimugoroba, ati none ga ubwo tugize amahirwe tukakubona. Yarambwiye ngo nariko ngira ngo ndapfa kugerageza, ngo ariko none ubwo ngize amahirwe nkakubona uje kubasobanurira. Yari kumwe n'undi mugenzi we, mbwira pasiteri nti sinasobanurira abantu ntabonye, nti bishoboka ndabanza mbabone mbamenye, nibinashoboka tuganire numve icyo bari buje kuvuga batajya kunkoza isoni. Ko murabumubona kuri yameze, ariko si icyo gihe yari ameze. Bari bitwikiriye impande bombi na mugenzi we, amaze bagapfuka gutya mu maso kurya nyine kwa namwe murabyumvise. None ngo mbarebe, ndibaza ndavuga ntariko niki cyanzinduye hakuye umugabo, kwari kugira ngo nzahantu amaze aba bakobwa nibamara kunanirwa, nubwo gamuhamwe mubona ari umukecuru kuriya, ariko icyo gihe yari mutoya, ko nje nari umugabo mfite n'abana. None ngo mbarebe nakurya bahaye bitwikira n'amahuzu, nama nicuza nibaza n'icyanzanye, ariko nyine kuko ndi umuvugabutumwa, ndi umwigisha w'ijambo ry'Imana, naje no kubonana na pasiteri, ndavuga ngo nuko nyine rekana hebe ibiri bubega nuko bibi. Baratangira kwigisha, niwe wigishije uwo munsi. None naje ntangira kumusemurira. Icyaje kundangaza, akavuga bitatu nkaba ndacyari kuri kimwe. Turazamuka cyane, ndaruha numva agiye kunsiga, kandi icyo gihe nari nzi gusobanura Igiswahili neza cyane, kandi nari nafite n'imbaraga, nari nkinafite n'ijwi ryiza, ntabwo ryari rimeze nk'iri ngiri, ariko numva yansize pe. None ngo barangize
pastor arambwira ngo hari ibintu bibiri nkubaza ngo kandi ibyo bintu nubinsubiza ndabona kugutiza igitabo cyanje. Arambwira ngo ese ngo bahaye bigisha ngo wumvise bageze mu kihe gitabo ngo cyane cyane umbwire mu bitabo by'abahanuzi. Ndamubwira nti yari ko avuga ibintu nkaza mbyumva ni ibintu byo mu gitabo cya Ezekiyeli. Arambwira ngo Imana iguhumugisha ngo naje yari ko avuga ibintu ngo nkumva n'ibyo mu gitabo cya Daniyeli, atariko gatubwira ikindi gitabo nacyo duhurizaho. Ndamubwira nti duhurire ku gitabo cye byahishuriwe Yohana, ngo Imana iguhumugisha kubera yuko byari yerekwa nihishurirwa amaze bituma tuvugana n'uwo mugabo, tuvugana ayo magambo. Ibyo rero none turangije arambaza ngo ese ngo nabakobwa biwanyu, none mwemeza n'ijwi rinini cyane. Ndamubwira ngo yego nabakobwa biwacu, ariko mbere nariko ntinya kavuga ndeze niza kuvuga ngo nabakobwa biwacu ndasigara hehe noneho nibamara kwitahira. Ariko ngo bamare kuvuga nikizanya n'ijwi rinini cyane, ndamubwira ngo yego nabakobwa biwacu. Imana ishimwe. Ubwa kabiri ndamwibuka neza, yabaye umwigishwa wacu mwiza, tumuha na recommandation aje kwiga amashuri ya Bibiliya. Hanyuma yabwo ararangiza akorera Imana. None uno munsi ariko arababwira ngo yagenze n'ibirenge, ariko ngo ubungubu noneho aragendera mu birere. Burya Imana ntizikura umuntu hasi ngo hanyuma yabwo imute mukangaratete. Oya, Imana izikura umuntu ku cyavu ariko ngo ikamuzamura, ngo ikamwimika hamwe n'ibikomangoma. Ntabwo yamukura ku cyavu ngo yongere imusige ku cyavu. Oya, ijimukura ku cyavu ikamuzamura ikamushyira hamwe n'ibikomangoma. Kuri ubwo Imana ishimwe kandi turanezerewe kongera kukubona. Imana iguhumugisha. Byantangaje cyane kumva ngo umukobwa we Mahombi ngo yabaye pasiteri, ariko ntabwo ari nibitangaza kuko Imana iyo tuyikorera ni ngombwa ngo itwibuke kandi ni ngombwa ngo duheze n'abadutsimbura. Ibyo nabyo ntabwo ari igitangaza. Ndagira rero ngo nganire namwe umwanya muto, ariko narimo nibaza, ntabwo ari ijambo rito ariko ni umwanya muto. Narimo nibaza ntese saa 11 umuntu azasubira kwigisha akabwira abandiki, kandi ubundi harimo abantu barambiwe. Nubwo atari mwese, hari ababishoboye bashobora gutarama bakagezana nijoro na saa 2 na saa 3, ariko hari n'abandi barambiwe kuko turi mu mibiri. Hari icyo yavuze avuga ngo umubiri wiwe wabonetse ari nk'igikoti. Amaze ndongera ndamureba ndamwitegereza, mwibuka uko yari ameze nuko umubiri wiwe wari ukoze. Amaze ngo nongere kumureba mbona nyine cya gikoti cyarabaye. Erega iyi mibiri turimo nyine izononekara, izaharibika, izavanwaho, ariko dufite iyindi mibiri kandi myiza itangaje kandi ihebuje. Araho yatubwiye ngo tuzaja mu ijuru. Ubishidikanya ntiyabimenye, ariko uwabimenye azi neza ngo tuzaja mu ijuru. Ntituzarijamwo kubera imbaraga zacu, ntituzarijamwo kubera ubwenge bwacu, ntituzarijamwo kubera amaboko yacu, ntituzarijamwo kubera uko twagize, ariko tuzarijanwamwo n'uwadukunze. Uwo wadukunze niwe uzatuma turiragwa, ni nawe byose muri byose. Yaranavuze ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Aranavuga ngo nta uzajya kwasi atari umujyaye. Kubera iyo mpamvu ijuru ni iryacu kuko dufite Yesu. Hari ijambo ry'Imana ritubwira ngo ese ngo itatwimye umwana wayo, haleluya, ngo yaburite kumuduhana n'ibindi byose. Itatwimye Yesu ikamutanga ku bwacu. Ijuru se niryo rinini kuri Yesu? Ijuru se niryo rikomeye kuri Yesu? Ijuru se niryo rifite imbaraga? Ijuru se niryo rinejeje Imana kuruta Yesu? Itatwimye Yesu yaburite kumuduhana n'ibindi byose. Ibyo bindi byose n'ijuru naryo rikubiyemo. Imana izabiduhereza. Imana ishimwe.
hari amagambo mugize iminsi muhaye mwiga kandi ntabwo ndi buyasubiremo kubera kuko nubwo buhanga simba ufite nanje nateranye hano ku cyumweru icyo navuze sanga muhaye mwiga ayo magambo kandi nayayo mu Baroma atubwira ngo Paulo arimo yandikira abantu b'Imana arimo yandikira itorero rya Kristo arisaba kuko rigomba guhinduka mu mibereho yabo kandi reka bibabwire nuko nawe yari yarahindutse narimo nditekereza mu gitondo amaze nza kwibuka ngo haleluya dufite umugabo utajugira icyakangwa ntakangishwa nuko abantu bafite imbaraga ntazakangwa nuko abantu bafite amaboko uyu mugabo Paulo duhaye tuvuga ntabwo yavutse ari umukristo ahubwo ndetse no mu kwiga kwiwe yarize ashaka kuba umufarisayo aje nabyiratamo akavuga ngo rega ngo ndi umufarisayo w'abafarisayo hakongera akavuga ngo nimba hari n'ibyo kwirata mu buryo bw'umubiri ati mfite byinshi nakwirata agera arababwira ngo mwebwe mwirata yuko muri abayuda ati kandi ibyo nibyo hatariko nimba mubyirata mumenye ko nje mbibarusha arababwira ngo rega ngo nakebwe ku munsi wa 8 nk'uko amategeko y'abayuda bivuga ati kindi kandi ati gitangaje ni iki ngiki ngo si ibyo gusa ngo ariko nimba hari ibyo kwirata mu buryo bw'umubiri ati njeweho nabibarusha ngo ndi uwo Benyamini mu muryango wa Benyamini ati ndi umwisirayeli byuzuye ati kandi ndi umufarisayo w'abafarisayo ngo ariko nahuye n'umwami Yesu hari ibintu bijya bihindura ubuzima bw'abantu ubuzima bugahinduka hari n'umuririmbyi wabiririmbye aravuga ngo ubuzima bwanje bwahindutse ukundi ubwo Yesu yabwinjiragamo iyo Yesu yinjiye mu buzima bwacu hari ibihinduka haleluya kandi yari muri ubwo buzima Bwana asifiwe hari nubwo iyi mibiri yacu yo kwangirika ariko turashima Imana Paulo yaravuze ngo iyi mibiri yacu y'ibumba iyi mibiri yacu y'izabya ngo izabumbuke ejo mu gitondo ngo ariko iri mu butunzi bw'Imana Imana yayibitse mu butunzi bw'Imana iyi minsi narimo mbwiriza ku kiriyo mbwira abantu ndababwira ngo iyi mibiri yacu iri mu butunzi twimukana ubundi butunzi bwose tuzabusiga mu isi ariko muri iyi mibiri y'izabye Imana yadushizemo ubutunzi butangaje kandi n'ubutunzi tuzimukana ngo nitwimuka tukava muri iyi si tukaja mu ijuru tuzimukana n'ubwo butunzi kandi n'ubutunzi butanyagwa ubundi butunzi bwose buranyagwa bugakurwaho ariko ubu butunzi Imana yabitse muri iyi mibiri yacu y'izabye imibiri isaza imibiri ishiraho imibiri ihinduka haleluya igatangira kwikunja Bwana asifiwe haleluya ejo bundi hari umusore umwe wambwiye asa n'uhaye unsesta arambwira ngo pastor ngo rega wowe ntuzasaza tese kubera iki ngo ko mpaye mbona amaze ashiramo nakantu gasa nako kunshekerera arambwira ngo ko ndi mukubona wewe ngo aho gusaza ngo uri mukuguma ukaba gasore tiyanambwira ngo ukaguma ukaba umusore ariko arambwira ngo ukaguma ukaba gasore tisha ntugize Imana utoya kawe gasore uko se niko dusore tuzatumera ndambwira nturi kuramutekereza ngo nuko nari imeze kugira ngo nze kurira hano kuri hano ma escalier mpambire kuja gukamba ninja kuyamanukaho kenera bajya kumfata ukuboko uko se niko nari imeze ariko reka mbabwire ngo nubwo iyi mibiri yacu isaza ariko nguwe imbere we haleluya reka mbabwire ngo ubu muhaye mumbona ndimwo babiri iyo tuvuga ngo uriya muntu harimo babiri aba yabaye ate abazi iyo terme ni mumfashe aba yabaye gute uriya muntu harimo babiri cyane cyane iyo yasinze iyo umuntu yanyoye inzoga agasinda mukareba uko hayagenda muzamuvuga ngo harimo babiri ariko bo ni babiri babi ariko umukristo arimo babiri kandi babiri beza icyakora abo babiri beza bafitanye n'intambara kandi niyo magambo tugiye kuganira hano twasomye ngo muhindurwe rwose mugize imitima mishya
kandi ngo mutishushanya n'abiki gihe ariko muhinduke rwose mugize imitima mishya ngo kugira ngo mumenye iby'Imana ishaka. Ariko ngo tugere mu gice cya 7 hari amagambo yerekana inzitizi n'imbogamizi. Ese ayo magambo yombi arumvikana? Inzitizi n'imbogamizi. Ariko reka nongere mvugeho n'irindi rya 3. Si inzitizi gusa n'imbogamizi ariko hari n'ibindi bidindiza. Ibyo birumvikana? Umuntu kudindira abayabaye ate? hari ibintu wari mutegura wari mutekereza ariko hakaza ibintu bikudindiza ukabura iyo uja n'iyuva ukaruhuga asa n'uwahagaze. Ibyo nabyo ni izindi mbogamizi. Muri kuriya guhinduka ngo duhinduke rwose kandi turahinduka dufite uwo duhaye tureba ngo duhinduke dushake gusa nawe, duhinduke duse n'uwo duhaye tureba uturi imbere uturangaje imbere, amaze duhinduke kugira ngo duse nawe. Ariko nubwo hariho guhinduka hariho n'ibidindiza nabyo. Ubu muhamubona muri iyi si hagira ujya kumfasha gusoma urwandiko rwa 2 rwa Yohana ibice 2 n'umurongo wa 15. Ubuhamya mwabwumvise kandi nabwo bwarimo n'ijambo ry'Imana. N'ubu naho tugiye kuvuga ijambo ry'Imana ririmo n'amateka y'abantu bamwe n'ubuhamya bwabo. Ariko nanone mwihangane dusome uwo murongo. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 2 umurongo wa 15. Amaze turajya kuganira ibijya bidindiza abantu b'Imana bakadindira pe bakaba bari bashoreye guhinduka ngo bahinduke rwose babibyaremwe bishya. Ariko bakagenda bagera mu nzira bagahura n'izitane, bagahura n'inzitizi, bagahura n'ibyimira, bagahura n'ibibadindiza, abaza abantu bakarindagira pe. Kandi gitangaje narimo nsoma ijambo ry'Imana sanga harimo n'abantu batangaje bazamutse mu nzego ziteye ubwoba zo mu buryo bw'umwuka, ariko nabo bagera ahantu bagera. Satani buriya n'umugome kandi yubatse systeme yiwe ikomeye cyane, ikomeye ije ituma irindagiza abakristo bakabura n'iyo bahaye baje ngo muhinduke rwose. Iyo tuvuga ayo magambo ngo muhinduke rwose tukabyigisha ukwezi kose umwaka wose ariko ntitubona abantu bahinduka. Umuntu yakwibaza utese byagenze bite? Ntawe mbaye incira urubanza ngo uvuge ngo wewe ntiwahindutse. Habe naje unitegere hari aho tugera tukibaza ngo ese ariko nyine ubu ese byarashobotse. Ariko akanya gato ugasanga hari utuntu tukunaniza tugenda tugutera n'intege nkeya. Ibyo biva hehe? Nibyo tugiye kubireba mu mwanya muto turebe ibijya birindagiza abantu bikabebera n'inzitane amaze bigatuma bataka ngo turapfuye. Hari wahabonye Yohana wa mbere ibice 2:15 nimugakunda iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi gukunda data wa twese nikuba kuri muri we. Amen. Amen. Ntimugakunde iby'isi kuko ukunda iby'isi gukunda Imana ntikuba kuri muri we. Isi duhaye tuvuga yego ni isi yacu nayo irimo ibindi ariko cyane cyane si iyo duhaye tureba. Mu buryo bw'umwuka hari isi z'uburyo bubiri. Hari isi y'umwijima, isi y'umwijima, hakaba n'isi y'umwuka. Ibyo ni ibihugu bibiri ariko kandi bihana imbibi. Niho bijya bihurira abakristo bagahura n'urugamba. Hari isi y'umwuka hakaba n'isi y'umwijima. Isi y'umwijima itegekwa n'icyaha. Isi y'umwijima igira umutware wayo ni Satani. Isi y'umwijima igira n'ingabo zayo. Isi y'umwijima igira n'abasirikari bayo. Isi y'umwijima igira amategeko ayigenga. Amen. N'isi y'umwuka nayo igira amategeko yayo, igira n'umwami wayo, igira n'ingabo zayo. Kandi cyantangaje nuko muri iyo si y'umwuka yo
uje ubingabo ukaba n'intwaro. Sinzi ko byumvikana. Amen. Wewe ubwawe uje umusirikari ukongera ukaba n'intwaro. Ibindi bihugu umusirikari ni umuntu, ariko kandi akagira n'intwaro ziri ku ruhande. Ariko reka mbabwire ngo twebwe muri iyi si y'umwuka yo ubwawe uri umusirikari, ubundi kandi uri n'intwaro. Imana yabwiye Yeremiya iramubwira ngo nzaguhindura, nguhindura icyuma cy'imiringa kugira ngo azabone uko arwana. Iraruhibwira umuhanuzi Yesaya iramubwira ngo n'agahanga kawe nzakagira nk'icyuma, kagire nk'urutare rudashobora kumeneka. Ni ukuvuga yuko uri ingabo, ubundi kandi uri n'intwaro. Isi y'umwuka n'isi y'umwijima ni ibihugu bibiri, ariko kandi birapakanye. Ibyo bihugu umutware w'isi y'umwijima agira uburyo yayubatse n'uburyo aje arwana. Reka mvuge byenda ibintu nka bitatu gusa amaze nzaje kurangiza. Muri isi y'umwijima hano twasomye mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana havuze ngo ntimugakunde isi, kuko iby'isi ukunda iby'isi gukunda Imana ntikumurimo. Ariko nimugera hepfo ku wundi murongo ukurikira haravuga ngo iby'isi ni ibingibi, ngo ni irari ry'umubiri. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ngo ni irari ry'amaso. Icya gatatu ni ubwibone bw'ubugingo. Ibyo bintu uko ari bitatu Satani yabyubatseho cyane, abishingaho imizi, nibyo ajya ahora narwanyisha abera. Abahaye bagana muri Siyoni, ibyo nibyo bizabibarwanya kandi bigasa n'ibigiye kubaca intege. Pawulo yaravuze ngo igituma ndahinduka burundu, ngo naje kwitegereza nsanga muri je harimo amategeko abiri. Amina. Ngo harimo amategeko abiri, ngo harimo itegeko ry'icyaha rimbamo, ngo harimo n'itegeko ry'Imana naryo rimbamo. Noneho haleluya, reka nsubire inyuma gatoya mbereke gutya ngo urugamba aho tururwanira ntabwo dufite ikindi kirere ngo tubone iyindi si tujya kurwaniramo, ariko ni muri twe, ni mu bitekerezo byacu, ni mu mibereho yacu. Naho niho hari urugamba, naho niho Imana iri, niho na Satani nawe akorera mu bitekerezo byacu, niho arwanira. Amaze rero noneho aratubwira ngo hari ibintu bitatu akoresha bikomeye cyane. Icya mbere ni irari ry'umubiri, icya kabiri ni irari ry'amaso, icya gatatu ni ubwibone bw'ubugingo. Kandi ibi bintu uko ari bitatu, ubwibone bw'ubugingo bujya bugenda, ntibugire uwo butinya pe, ntibugire uwo butinya. Niho nababwiye ngo habe n'ubwo umuntu yoba yarazamutse mu nzego zimeze ziti. Ibi bintu bitatu nibyo Satani yakoresheje atsinda Adamu na Eva muri Edeni, aho bari baratsindwa kubera ibi bintu bitatu. Nimusoma mu Itangiriro ibice bitatu murongo wa 6 muraje gusanga ahantu havuga ngo uwo mugore arebye icyo giti ngo abone imbuto zacyo ni nziza, ngo zibereye ibyo kurya. Ngo arasubira abona ikintu cya kabiri, ngo zibona yuko zifite igikundiro. Icya gatatu ngo zibona yuko zishobora gukingura ubwenge bw'umuntu, umuntu ngo akagira ubwenge nk'Imana. Ariko reka mbabaze, ese ubundi ho basaga nande? Bibiliya iravuga ngo Imana iturema, ngo yaturemye mu shusho yayo. Ndetse umwanditsi wa Zaburi waratangara aravuga ngo mbese umuntu niki kumwitaho, ngo umuntu niki kumugenderera, ngo dore wenze kumugira nk'Imana usigazaho hato, ngo ariko bamwambise ubwiza nk'ikamba. None se murumva uwo muntu adatangaje? Uwo muntu aremye mu shusho y'Imana, yaremwe mu bwiza bw'Imana. Ariko Satani yajya kosha umuntu akamwereka bwa bwibone bw'ubugingo, akamubwira ngo none ugiye kuzamuka use n'Imana. Ariko icyo ni ikinyoma cyuzuye kitagira naho kikugeza. Nyamara hari aho tuzatugera tugasa n'Imana iyo turi muri Kristo Yesu, dusa n'uwaturemye. Iyo turi muri Kristo dusa n'iyaduhamagaye. Ariko none ngo aramubwira ngo rega ngo ni byiza
bifite uburyo n'ibyo kurya biryoshye bimeze neza ngo ubundi n'ibyo igikundiro ngo bishobora no gukingura n'ubwenge. Amina. Bwana asifiwe. Naringize ngo mvuga kandi kantu ariko reka mbarekera aho ngaho ntaje kubakomeretsa. Amina. Hallelujah. Ibyo bintu uko ari bitatu Satana abihagarariraho kugira ngo arwanye abantu b'Imana, kandi ntarabireka kugeza na bugingo n'ubu aracyabikoresha. Ibyo bintu uko ari bitatu nibyo yarwanishije Samsoni. Umugabo bajaga baboha imigozi akayicagagura kubera imbaraga z'umwuka wera zari zimurimo. Ese iyo mwamusoma ayo mateka muza mwumva Samsoni yari umuntu woroheje? Ese iyo mumusoma mu buryo bw'umwuka muza musanga yari akantu gatoya kadashoboye? Yari umugabo w'umunyembaraga, kandi imbaraga z'umwuka wera zari zimurimo. Ariko Satani yamuteje ibyo bintu uko ari bitatu. Ngo amare kubimuteza, Samsoni yibagirwa impano z'Imana, yibagirwa iby'Imana ije imukoresha, atangira gukinisha za mpano. Haleluya. Yabivuze neza uriya mubyeyi, yavuze ngo nabo bajaga berekwa kandi bajaga bashamburiye, kandi ko ari ukuri. Amina. Yatumye mbyibuka cyane, yatumye mbyibuka nibuka n'ubundi munsi naho nari mfite abandi basore nabo bari bashamburiye cyane, barimba amaboko yabo araruha kwira igitaka. Amaze ndaza ndababaza ntese basha iyabo bene byo baja kubituma, ese baza babanza bakabyimbira? Barambwira ngo baza babituma. None niba bafite imbaraga kuruta iz'Imana, niba bafite ubushobozi bwo kubituma, kubera iki mwebwe mutobivumiririye ngo bipfiririye? Kandi kubera iki bene byo barinda no kumenya n'icyo mwakoze? Ndababwira ntuhereye none, niba muzi ngo muri abakristo nyoboye, Bwana asifiwe. Ko murambonaga gutya ariko nari igitangaza. Nigeze no kubibwira abapasiteri mu ibaraza, ndababwira nti mwamenyereye kuvuga umuntu yapfa mukavuga ngo ntiyazaga avuga, tijewe muzavuge ko nazaga mvuga, kandi nimushaka muzavuge ko najaga n'abacyaha. Ubwo se Bibiliya ntibinemerera? Bibiliya irambwira ngo ucyahe, ngo kandi utesha so havuga ngo haleluya. Iyo duhaye dutesha ntabwo tuvuga haleluya. Uje unareba umuntu akagira ngo none n'ijisho riramumena ryame rimuhitana. Nubwo gamuhaye mubona yanje ari matoya, ariko rimwe na rimwe kuninjirana mu biro ukansangamwe byari igitangaza. Ariko Bwana asifiwe. Ubu ndashaje muhumure, ntawe ndi burebe nabi, kandi ubundi nigendeye no mu kiruhuko cy'izabukuru. Ariko se ko murabona ndimwe ikiruhuko cy'izabukuru, se ku bantu b'Imana niki keretse bamurengeje agataka. Ariko ubundi tuzavuga Yesu tugeze dupfuye, kuko nta kintu kiriho cyatwimira, si ubusaza si ibindi, tuzamuvuga. Bwana asifiwe. Haleluya. Naribabwiye ngo ibyo bintu ko ari bitatu nibyo azageragereshamo abantu. Agerageza Samsoni kugeza ubwo Samsoni ava no kwibanga, ava no kwirizima Imana yari yaramuhaye, kuko yaramubwiye ngo ku mutwe wawe ntiyakanyureho urwembe rwogosha, uwo musatsi uzawugumane kuko uri umunaziri w'Uwiteka. Ariko ngo umunsi umwe ryarari ry'umubiri riramwosha rimujyana kwa Delila, rituma agenda areba Delila, aramwitegereza, araza baranaganira. Nza ntangara na Samsoni ngo kugeza ngo aho murembye abyenda gupfa. Murumva bene ubwo buryarya bwa Satani akoresha, ngo aramurembya byenda gupfa. Hari n'abandi barembeje, hari n'abandi benda gupfa. Ariko humura, Bwana asifiwe. Nimba unarembejwe hasigaye akanya gato ukabona ko wapfa, hariho ukuramira kugira ngo udapfa. Samsoni ngo yararembejwe agera ngo amuryamisha, ariko sindabona bene uwo mugabo pi. Umugabo ngo amuryamisha ku bibero bye, amukuraho bamusatse, ngo n'imbaraga zimuvamo, ngo agira ngo aracyari wa wundi. Ariko ahambere yazaga amubwira ngo bambohesha imigozi 7, ngo naje nasa n'abandi. Ese twahamagariwe gusa n'abandi?
hoya twahamagariwe gusa na Kristo ariko ntabwo twahamagariwe gusa n'abandi abandi uko basa bagende base nuko ariko dwe duse na Kristo kandi gusaga na Kristo ntabwo ari kubi uragira ngo gusa n'imiryango niko kwiza se ariko kandi nayo dusa nayo nyamara ntituyihagazemo ntituyigumyemo hari umugabo umwe w'umwanditsi yaravuze ngo turabisi ngo ariko isi ntiturimo na Yesu ubwiwe yaravuze ngo simbasabira ngo bakure mu isi ngo ariko kandi sabisi ahubwo ngo barindire muri iyi si ngo ariko sabisi ahubwo ngo uyibarindiremo ubarindire muri iyi si hari imbaraga ziturindiye muri iyi si ariko ntiturabisi kandi si ntigomba kuba muri twe Samson ngo ageraho yemerera baramwogosha atakaza imbaraga bageza n'igihe bamunogora mu amaso haragenda igitangaje gusa kandi ikintu cyiza kijya kiramira ubugingo nuko ngo yageze mu mwanya wo gupfa asaba Uwiteka imbabazi aribuka aravuga ngo Mana ngo ngarure za mbaraga zanje rimwe gusa nongere mbone ka gasatsi kanje kamere amaze ngo kugira ngo mporere amaso yanjye reka nkubwire ngo igihe kirageze horera amaso yawe Satani yanyaze hari amaso yakunyaze yabonaga yerekwaga ibintu bitangaje ariko hari uburyo yayanogoye nyamara muri uyu munsi Bwana asifiwe Imana iracyagukeneye ngo igufashe ikongeremo izindi mbaraga uhorera ari amaso yawe nababwiye ngo turi ingabo ariko kandi turi n'intwaro ubundi rimwe na rimwe turarwana tugakomereka muribuka habe na Mukristo mu rugendo yararimo yararwanye ariko ngo bamurasa imyambi ngo ageraho imwe ayikinga ariko iyindi ngo iramunanira iramufata iramukomeretsa mu rugendo ariko mu gitabo cy'ingenzi haravuga ngo nyuma avuye aho ngaho ngo yabonye umuti wo mura bya bikomere habona umuti wo kumuvura habe n'uno munsi hari umuti Paulo yaravuze ngo ijambo rya mbere ringoye mu buzima bwanjye ngo ni itegeko riri mu ngingo zanjye ngo iryo tegeko riri mu ngingo zanjye ngo rije rirwana n'itegeko ry'Imana ngo nicyo gituma nzangira ngo nkora ibyiza ibibi bikanyitanga imbere hati noneho nkibaza ngo kubera iki ko naringamije gukora ibyiza kubera iki mpaye nkora ibibi ngo ariko nkaza kwibuka yuko atari ngo nyamara ni rya tegeko rindimo narimo nsoma ijambo ry'Imana none ariko nta mwanya mfite wo kubabwira ibi naje gusanga Paulo mu Baroma yavuze amategeko agira kuri 6 ariko nje ndavuga amategeko 2 gusa haleluya cyangwa 3 ngo iri tegeko rindimo ngo rijari rwana n'itegeko ry'Imana naryo riri mu buzima bwanjye none ngo bikarwanira ngo nagira nk'igihe nokoze ibyiza simbe nk'ibikora ariko ibibi akaba ari byo binyitanga imbere ese byo bizya bibaho namwe mujya mubyumva hari umunsi umwe nabwiye abantu ndababwira intege nke zanjye mbona abantu bagiye nko kumererwa nabi bagiye kumererwa nabi gakondo bababwiye ko ndumunyembaraga cyane oya erega Bibiliya iravuga ngo mu ntege nke zacu ngo nimwe Imana ija yuzuriza imbaraga zacu kandi akavuga ngo ni data wa twese mwiza aziki azi intege nke zacu aja dukuyakuya kugira ngo aturinde Satani ikibazo dufite ntitujya tunemera n'izo ntege nke zacu iyo zatubayemo ariko ngo Samson yageze avuga ngo nimba bishoboka Mana wongera ungarurira umwanya mutoya amaze nongere mbone wa musatsi wanje ngo amaze kububona hanyuma yabwo nibwo yasingiriye za nkingi agira ati ngo yica abantu ibihumbi bitabarika biruta abo yishe akiri muzima kubera iki yaragiye guhorera y'amaso yiwe turabarwanyi ariko kandi niyo dukomeretse turi n'abahozi tugomba guhora ibyo Satani yari yaranyaze ariko tugahora hari inzigo turwana nayo ngiye gusoza mbabwira ngo Satani ndagira waje atinya mutekereze n'umugabo Mose wari igitangaza hari amagambo Imana yamuvuzeho yonyine Imana yaravuze ngo mu bagabo babayeho mu isi ngo uyu mugabo Mose niwe mugabo gusanza mvugana duhanganya amaso duhaye turebana ngo abandi nje mbabwirira mu nzozi kababwirira mwiyerekwa
kababwirira mwihishurira atari ku mugaragu wanje Mose iwe tuza tuvugana duhanganya amaso ariko umunsi umwe nimubwira mu gitabo cyo kubara ibice 20 nimushaka muhere ku murongo wa 7 muramanuka niyo mirongo haragenda havuga ukuntu Satani yoheje Mose kandi Imana imaze kubwira Mose abantu barakaye reka nongere nababwira ngo indi nzitizi duhura nayo mu buzima nabo tubana buri munsi abo tubana buri munsi abo tugendana buri munsi ndetse n'amatorero tuyoboye buri munsi amina mwambura mutari kurakabije pastor mutubwo n'abakristo tugendana turahura nabo bakurakaje amina haleluya ngiza amahirwe mbonye inshuti yanjye hano pastor iminsi yose uzuseka ngubwo babonanye n'abakristo ariko muza amatiku bagira uriya muvyeyi yabivuze neza yavuze ngo abona abapasiteri bari mu manama ayo manama yari yarabagoye cyane hari iwacu nsengera bamaze kubimenya narababwiye ngo njewe nashimiye Imana ko mwashize mu kiruhuko kizabukuru tikubera kuko mwanimuye mu maswari kandi amaswari yari yarangoye utekereza kugira abakristo 2500 uko ari benshi niko bafite nibibazo byinshi niko rimwe na rimwe bagutera n'umutwe ukaryana umugabo Mose ntabwo yacumuye kubwe ariko yacumuye kubwo abo yarayoboye ngo baramurakaza haramubwira bati tuje kugwa muri ubu butayu tugwa ahantu hatagira amaze ngo aragendagera imbere y'Imana icyantangaje usari ubwa mbere amenya ubugenda aja kubaza Imana imubwira ibyo ari bukore ariko ngo agaruke ngo basubiremo ngo barebe nuko bamurakaje ngo uburakari buramuzabiza amaze ngo bituma yibagirwa ibyo yararimo amaze ngo yamababwira hari ibicumuro bigera nko kuri 7 yakoze nyamara reka mbabwire 3 gusa ibindi namwe muje kubisoma aho ngaho icyambere yarababwiye yishira noneho mu cyimbo cy'Imana ngaho aharu ubwibone bw'ubugingo buje butuma umuntu azamuka akishira mu mwanya utaruwe amaze ngo hagarara mu cyimbo cy'Imana ngo arababwira ngo se muzi ko muri uru rutare ngo twobakuriramo amazi none abaye ngaho ari we Imana yatanga kandi Imana ngo yari amubwiye ngo ugende ubwira urwo rutare rutanga amazi kubera uburakari bwabaye bwinshi nuko hayareba abisirayeli nuko bamurakaye ngo bayafashe inkoni nabwa burakari kandi umuntu uje umemaguza agira n'uburakari bwiwe bwihariye muzabitegereze nuganira n'umuntu umemaguza uje umwitondera kandi umwitondeho muganire buhoro umuganirize buhoro ushaka ukuntu wamuganiriza kubera yuko rimwe na rimwe niyatumva bimutera n'uburakari na Mose niko yarameze ngo bituma arakara cyane avuga ngo ntabwo nkibwiye urutare ngo bayarusimbiyeho ararukubita Bibiliya iravuga ngo rutaraka amazi menshi ariko ngo Imana biramubwiye ngo uragomye uhereye none uracumuye wakoze ibyangwa n'Uwiteka ikindi yari yakoze ni ukuvuga ngo erega ngo ari mu cyimbo gisa naho ari icyimbo cy'Imana ngo murashaka ko mbakuriramo amazi ni ngaho gari we nyirayo ni ngaho ari uyafite erega n'ubundi haleluya ari ibyo uriya mubyeyi yatubwiye aravuga ngo erega ngo abantu bari mu guhanura bakageza naho batangirwa n'amafaranga ibyo nje sinari mbizi ariko nabyo nimba umugende mubireke ntacyo bimaze kuko Petero yabwiye Simoni aramubwira ngo impano y'Imana ntikigurwa amafaranga ni impano y'ubuntu kandi mureke izo mpano zitegeke mu buzima bwa kandi reka mbifurize ngo izo mpano zibagwiremo ariko nizibagwiramo muzikoresha uko Imana ishaka uko Imana yahaye buri muntu wese aba ariko akoresha ariko muzi ko n'impano izirushya muzi ko impano izigora nyirayo ko muratekereza ngo uriya mubyeyi yari ko aturika amabavu mu birenge ariko igihe kimuriho si impano imurimo iyo niyihaye imurushya n'abandi nabo bariya bose babaye abapasiteri bakarara ku majoro izibarusha kugeza n'ubu ngubu ziracyaturusha haleluya iki gitondo nabwirije ahantu hatatu ariko abariko bandeye bampaye ntegura
harakana kamwe karushe karambaza atako mzee uririrwa ho nyine gusa tahandi nari mfite nirirwa naho nyine ariko nshatse kubabwira ngo hari igihe tugenda tukazamuka tukishira mu kimbo cy'Imana ngo murashaka ko tubakuriramo amazi ikindi cyonge ngo arababwira ngo mwabagome Imana ngo irababara cyane ngo iravuga ngo Mose abwiye ubwoko bwanje ngo nabagome ariko ngo byari byatewe n'iki nabo inzitizi reka nongere zisubiremo maze gira soze hari inzitizi z'uburyo bugera ni bwinshi ariko izo mvuze ni zitatu iya mbere nababwiye ngo nitegeko riri mu ngingo zanje rihora rirwana n'itegeko ry'Imana kagira ngo nkora ibyiza ibibi bikantanga imbere ukagambirira ibyiza ariko ukajya kwitera hejuru utabikoze ukagambirira ibyiza ntubisohoze ahubwo mu kimbo cyabyo hagasohora ibibi iryo ni itegeko riri mu ngingo zacu rirwana n'ubugingo bwacu icya kabiri nabo tubana nabo n'izindi zitizi ariko nubwo ibyo byose bihari Paulo ngo agere ku murongo wa 25 muri bya bice 7 aribuka ngo ariko Imana ishimwe yari yabanje kuvuga ku murongo wa 24 aravuga ngo yemwe mbonye ishyano ngo kuko ninde uzankiza uyu mubiri utera urupfu ngo agere ku murongo wa 25 aravuga ngo ariko Imana ishimwe ngo kuko izajinkiza ku bwa Yesu Kristo hari umuti wabamaze gukomereka hari umuti wabadindiye kandi uwo muti uri mu buryo bubiri hari Yesu wenyine ngo dutumbira Yesu wenyine niwe banze ryo kwizera kandi niwe uzagusohoza nubona ibintu byagoranye ibintu byatanye tumbira Yesu Dawudi umunsi umwe yaravuze ngo nashize Uwiteka imbere yanjye ngo nicyo gituma ntazanyeganyezwa nushira Uwiteka imbere ntakunyeganyezwa kubera yuko afite amaboko afite uburinzi butangaje nicyo cyatumye avuga ngo nashize Uwiteka imbere kugira ngo ntazanyeganyezwa amaze ngo amwitegereze aravuga ngo nicyo gituma imbere yawe Mana ngo niho hari ibyishimo byuzuye ngo kandi mu kuboko kwawe kw'iburyo ngo hari bineza neza iteka ryose Bwana asifiwe amaze Paulo aribaza ngo ninde uzankiza uriya mubiri utera urupfu ariko aribuka ngo Imana ishimwe izajya ihora idukiza ku bwa Yesu Kristo nta yindi nzira Imana yaduhaye dukiriramo ariko Imana yaduhaye Yesu kandi iyo tumutumbira tukamureba habe nibikangisho bihaye biza duhaye tureba Yesu ntukaje ureba ibikangisho ariko uje ureba Yesu ibikangisho ni byinshi biteye ubwoba mwibuke na Petero wa mwanya yari ari mu nyanja yarebye imihengeri bituma zika ariko umwanya yari ahaye areba Yesu inyanja yari kwayigendera hejuru ibibazo ni byinshi dufite mu isi ariko dutumbire Yesu wenyine niwe banze ryo kwizera icya kabiri kidufasha Abaroma 8 umurongo wa 2 haravuga ngo icyo namaze kumenya neza nubwo rya tegeko ryo mu ngingo zanje rirwana ngo ariko hari itegeko ry'umwuka ryandwaniriye rimbohora muri rya tegeko ry'icyaha n'urupfu sifa kwake Mungu haleluya itegeko ry'umwuka bituma Paulo yandikira Abaroma arababwira ngo noneho ubwo muri abana b'Imana ngo nimwemere muyoborwe n'umwuka wera ngo nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira niba twemera kuyoborwa n'umwuka w'Imana ntabwo tuzakora ibyo kamere irarikira erega n'ubundi kugira ngo umuntu atangira ari umusore ugeze ushaje ntabwo ari imbaraga zawe ntabwo ari ubushobozi bwawe ariko ni kubw'imbaraga z'umwuka wera Imana yabwiye Zerubabeli iramubwira ngo ugende ubambwirire ngo si kubw'imbaraga si kubw'amaboko yanyu ariko ngo ni kubw'umwuka wanje ni kubw'Iteka nyir'ingabo avuga kubw'umwuka w'Imana tuzanesha kubw'umwuka w'Imana nubwo hari inzitizi ariko itegeko ry'umwuka niryo ryambohoye rimbatura mu itegeko ry'icyaha n'urupfu noneho tugenda twemye kubera iki kuko tuyoborwa n'umwuka ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana kandi ubwo tuyoborwa n'umwuka habe ngo nubwo tuzaryama mu butaka ngo yazuye Yesu niba umwuka wiyazuye Yesu aba muri mwe haleluya
niba umwuka wiyazuye Yesu aba muri mwe namwe azagira ati azazura imibiri yanyu ipfa. Haleluya. Ese mbabwire ngo iki? Imana ishimwe. Turi mu imbaraga zitazwi. Reka nsoze nababwira ngo haleluya, haleluya. Nimukaje munatinya n'abarozi. Amina. Haleluya. Bwana asifiwe. Hari igihe kimwe nje nigeze kubihishurirwa cyane, Imana irabinyereka. N'abantu bari bambwiye ngo pastor, ngo abantu bari mukuza kukuroga ntimubareke bakora icyo bashaka. Mubareke. Iyampamagaye niyo kwizerwa kandi ngo no kubikora izabikora. Erega iyo duhaye twireba twenyine tuzatsindwa, ariko iyo tureba Yesu, haleluya, tuzanesha. Iyo uri umupasiteri mwiza reba Yesu, uje unamureba uvuge ngo pasiteri wanje mukuru. Munsi bansengera nje nanditse Zaburi ya 23 bansengera ku bupasiteri, ndavuga ngo nubwo bansengeye hari umugabo umwe wari wanciye intege arambwira ngo bamye bakugira revera, kandi icyo gihe ntabwo nari mukuru cyane, nari mfite imyaka 36. Nigeze no kubibaza abapasiteri banje barimo uwo mperutse kujya gushingura Mutanga, cyamana ese burya bwose nari mbayoye mwaza yamubona ndi umugabo ngana gute? Atozi ko twazaga tubona ko ufite imyaka nka 50. Ntiburya nari mfite imyaka 36 gusa. Ariko umuntu wansengeye hari ikintu yambwiye ntazibagirwa mu buzima bwanjye. Yarambwiye ngo nuzoza ubona ufite majority ngo uzumenya ko watsinzwe, ngo ariko nuzoza wumva ngo uri minority ngo uzumenya ko watsinze. Ndamureba mu maso, ese umbwiye ngo iki? Arambwira ngo umunsi uzobona ngo ufite majority ngo uzomenye ko watsinzwe, ngo ariko nubona ufite minority ngo uzomenye ko watsinze. Ati kuko nubona uri wenyine ngo uwo munsi uzoshaka Imana kugira ngo Imana ikwegere, abantu bo ntacyo bazagutwara. Niho nari mbabwiye ngo nigeze kubuhishurirwa mbona bahaye banduga kandi bahaye babikora, ariko mbona ibyo bari ko bakora kwari ugupfapfana. Ntabwo mbivuga uko bari ko bagira, ariko mutajya no kubyiga. Amina. Ibyo bari ko bakora uwo muntu arambaza ngo ese ufite ubwoba bwabyo? Ntamubwira ntoya, ibyo bene byo bahambye kuzimu ndagira ubwoba bwabyo kuki? Arambwira ngo uko ni ukuri, ngo biriya birahambye, ngo wewe ufite imbaraga, ngo ijambo ryanje rirakubwira ngo nahawe ubutwari mu ijuru no mu isi, ngo rirongera rirakubwira ngo ufite imbaraga zo gukandagira inzoka na sikoropiyo n'imbaraga zose z'umwanzi. Ati none wowe ufite izo mbaraga uri kuratinya bene bariya, ariko ubundi wo muzamu batinyira iki? Abantu bapfapfana bakaja mu bihuru bakaja mu byatsi. Natwe dufite Yesu, umugabo wanesheje hari i Kalivari, akanesha hari i Golgota, akambura Satani n'ubutware bwe n'imbaraga ziwe, amaze hanyuma yabwo akavuga ngo nahawe ubutware mu ijuru no mu isi, ngo ubwo butware namwe ndabubahaye, none tuza turara tudasinziriye. Oya mureke tube nka Dawidi, yaravuze ngo nzaje ndyama niziguye, ngo sinzire neza kuko ndi kumwe n'Umwana. Amaze bageraho bakavuga ngo rega ngo wawa ngo umuntu asigaye naryama ngo akarota nabi. Utarota nabi suko wiri utekereza nabi. Jya utekereza ijambo ry'Imana, ufate Bibiliya uyisome, uzarota ibya Bibiliya, uzarota iby'ijambo ry'Imana. Ariko nuguma gupfapfana mu by'isi uzarota nyine bikubuza ibitotsi. Ariko Dawidi yaravuze ngo nzaje ndyama niziguye, amaze nsinzire ngo kuko ndi kumwe n'Umwana. Imana ibaha umugisha, n'iri joro muryame musinzire mwizigure pe. Haleluya. Uzurambye uko ushaka, nizo mbaraga z'inzozi nizizo zibwira uti have mu izina rya Yesu, kuko mfite umugabo uri mu ruhande rwaje, kandi ubwo ari mu ruhande rwacu mubisha wacu yava he. Reka dusenge Imana, reka mbasabe muhaguruke dusenge. Kuna nguvu ya ajabu kati damu ya Mwokozi. Kuna nguvu ya ajabu kati damu ya Yesu. Hari imbaraga mu maraso, kandi imbaraga zigitangaza, imbaraga za Yesu.
imbaraga ziri mu maraso. Ibisa n'ibinyentege nke nibyo biri mu imbaraga z'Imana. Reka dusenga Imana. Uwiteka Mwami Imana yacu, tuguhaye icyubahiro, tugushira hejuru kuko uri Imana. Duciye bugufi munsi y'ukuboko kwawe gukomeye. Mwami, turagushimira kuko uganiriye n'imitima yacu, uganiriye n'ubugingo bwacu, uvuganye natwe Mwami. Ureka umwuka wawe wera ayobora imitima yacu, ayobora ubugingo bwacu, adukoreshe kuko nicyo wamwoherereje mu isi. Wamwoherereje kugira ngo abane natwe, atuyobore, atwigishe, adukomeze, ahembure ubugingo bwacu. Bene data baraha imbere yacu n'abashiki bacu, tubasabiye kugira ngo baryame biziguye, basinzire bazi kuko uri kumwe nabo. Tubavirire habe na turiya tuntu duhaye twinuka, twizitiza n'imbogamizi, ariko turabasengeye mu izina rya Yesu, ubakize kuko Paulo yavuze ngo uzaje uhora unkiza ku bwa Yesu Kristo Mwami. Turagushimiye kuko byumvise, ni mu izina ry'icyubahiro rya Yesu, amen.